sibyo bavuga uwahoze ntago bavuga kuba ari we kubera ko ntago abantu bapfuye bagaruka mu buzima ngo bongere kubana nabo bahoze babana nabo umugore w'ubuzima bwe burakora ntago yamusize amuhinduye pararize nta nubwo yamugize barafu ngo adashyuha yumve neza kuba yakunda umugabo n'uburenganzira bwe kumuvuga neza ese reka mbanze nkubaze ubona kuvugwa nabi bimutwaye uriya none se niba umuntu adivorce akane kumuvuga ngo wavuze mugenzi wawe urumva bimutwaye ushatse kuvuga se ko yashize amanegu nk'amannyo y'amabwo umugani umeze nguki Hello muraho neza bana badukurikiye ndabashuhuje kandi mbaye ikaze kuri Soso TV show amahoro y'Imana abane namwe ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngiye nk'ibisanzwe ndi Soso umwari ninjye ubagezaho ibiganiro bitandukanye byo kuri channel yacu ni karibu twakire umutumirwa wacu Mimi bari bakuntumye rero ari benshi bambwiye ngo bagukumbuye tugwaye ikaze murakoze cyane kuba mwarankumbuye no kuri muri abagaciro kuri ngewe ndabakunda cyane hari abatari bakumenyereye kuri ino channel twibwire abahageze ari ubwa mbere ni Mimi nk'ibisanzwe cyangwa se Mimi nyawe TV ndabakunda cyane umukobwa mwiza bade nkunda umuntu ubwira ko ndi mwiza uri mwiza atari wowe ariko mba nkeneye muri comment abadukurikiye basi baze kubikubwira bano banje nizere ko uyu mugore umukobwa mwiza uyu mukobwa utangiye kumvuga nabi sorry mama sawa ubwo nawe ugize ishyari nk'abandi bagore bose mbabarira uyu mukobwa mwiza ufite amaso meza oya ntago nshaka kumvugaho amashyari yanyu twamaze kubatahura abagore bose badushyize mu gatebo kamwe amagambo yanyu twamaze kubavumbura buriya mwa muri mu y'abagore nyine ahubwo abagabo bambare rinete bashaka andi maso y'umwuka babashe kumenya ibiri kubera aha ngaha babikurikirane bya hatari kuko nabazaniye ukuri kw'abagore kutariho ivumbi ukuntu babaca inyuma n'uburyo babigenza dutera agatebe umva mutera agatebe agasonga bugarahubwo kwa gatebe ushobora kubirinduka Mimi aragira ati atuzaniye ti abagore bagucumuje abagore we ntihatari se ko bavuga nabi nka wowe utari umugore sheri njyewe se urabizi ntabwo abagore mbakunda njyewe ariko si ukutabakunda nyine by'amasura cyangwa imiterere yanyu kuko mu bundi muri indabo z'abagabo nyine ariko ntabwo mvuze ngo muri indaya mwese tuzi ko muri indabo z'abagabo mwashatse cyangwa se n'abo muhurira muri business ibyo birabareba ariko noneho mugira defi imwe umunwa keretse washyiraho supaguru akadode nk'uko badoda inkweto agashyiramo korosha akajya azamura agafunga kuri kubavuga nabi uretse gato cyangwa se mo kimwe akajya afungura akamashini gatoya ukavuga yakumva ugiye kuvuga idashinga akongera akagafunga yego byagenze bite ko wabarakariye utambeshye ubundi buriya nkamutesa umuntu ntakwiye kumudoda umunwa mutesi kandi pastor oya ngiye pastor narikuyeho wari kuyeho ryari none se reka manze nkubwire waramwimitse kugira ngo umwimikure yimitswe nande se ko yiyimitse burya se hari itorero agira wari wabona itorero asengamo ngo avuge ngo aha ni itorero rya pastor mutesi niyo mpamvu rero nta n'ubupasiteri bwe mbese umuntu abapasiteri gute atagira n'itorero mutesi yagucumuje ubundi izina pasiteri mwararifashe muryita nka ba Jean Paul cyangwa ba Claude abo bantu mvuze gutyo ntabwo mvuze ni nk'uko wavuga ngo Jean Claude Jean Mimi nyine kwa kundi ujya kuvuga ngo babandi bitwa ba Jean Pierre akantu njye nkafata pastor nsigaye mbifata nk'uko uvuga ngo Jean Dodier Jean Aimé abantu badukurikiye mwitwaye amazina mutwihangane ntabwo tubasesere ni urugero rw'aka kantu kitwa ni inyunganizi kugira ngo izina ryuzure yego ariko ntago bivuze ngo izina pastor uri pastor nta bupasiteri bwe nta pasiteri abantu bamwanze ari benshi bitewe n'aya magambo yavuze pasiteri w'indaya pasiteri w'umunyamatiku pasiteri w'amapasi abo nurengereye Mimi indaya kweri none niba atari indaya yakoze divorce kangahe reka nkubwire hari ibintu mutari mwasobanukirwa neza ubundi bavuga ko kwiyandukuzaho umuntu iyo upfushije umuntu mu minsi 30 ugomba kujya kumwiyandukuzaho mu murenge yego mwirangamimerere ku murenge sibira ku murenge se ariko niba wowe ujya kuburana mu rukiko ukajya kwiyandukuzaho umuntu umugabo wawe ukamwiyandukuzaho ahagaze ari muzima ubundi abo waramwishe ahagaze
aba ari aba umupfu yarapfuye none ahagaze. two twiyandikuzaho abapfuye noneho uri kujya kwiyandikuzaho umugabo wawe kandi akiriho ngo mutandukane wibane oya ujye gushaka abandi. njyewe ndibaza mu gihe uri kwibana utarabona undi uba witwa umupfakazi uba witwa icyo ubundi wewe ariko nawe niyo mpamvu upfa nkubwire nawe niyo mpamvu ahise ashaka undi mugabo hakiri kare kugira ngo abone izina yitwa. uzi ko Mutesi ari ikigo gibaze ko Mutesi yifata avuge ngo Asiya ngo yatangiye ngo bifu ngo yatangiye ngo kubera ko ngo Asiya ngo yakundaga Rusagara yego undi witahiye naraye mbibonye no kuri kwimana yamukundaga heza ko Mutesi yarwaye hamuka ry'abagabo Dahira yamukundaga yarwaye toroma ako menya bakunda uriya muntu umenya bakunda bibaza nshobora kuba nanagusuhuza bisobanura ko nagukunze ubundi ntabwo aricyo bisobanuye. oya reka nkubwize ukuri yari yaramugiriye ishyari se bari baziranye yamugiriye ishyari ngo akora ibidakorwa ngo ibiki n'iki ubwe bwite mu ijwi rye nk'umuntu w'umugore akwiye kujya kuvuga ayo magambo. oya reka ntabwo bikwiye. noneho ejo bundi bwo abina inyama bihindura agatogo bigira nk'amabyi y'itumba ati noneho ati yarasambanye yariye n'amafaranga y'abantu ariko ngo yatanze pasi. ikibazo pasi yatanze yajemo agatogo ahubwo we yihaye kuba umunyabwenge cyangwa se wenda bari banamuhaze ashaka gucuruza n'umukozi w'Imana. none se reka nkubaze kugira ngo amuhuze na Steven byagenze gute? byagenze ute? ntabwo yaciye Steven amadolari 4,000 sure ego komana yo mu ijoro. ubwo ndumva ari nko gucuruza abantu. none se urumva yarabigenje ate nyine? Asiya bizinesi yari asanzwe ayikora cyangwa yigiye kuri Asiya? buriya rero reka nkubwire wagira ngo bamushitse buriya arimo aragenda yivamo n'ibindi azabivuga ariko ukuri da ndabona yari itangire. none niba atangiye ariko reka nkubwire uriya mugore nahereye kera ambwira abantu nti Ferdinand arara kwa Mutesi bakagira ngo ndabeshye. ni gute wakora ubukwe muri iryo joro wakabaye upfumbase umugore wawe umugabo mupfumbatanye mbese muri make mwinjiye mu muryango w'abarara bambaye ubusa wowe ukarara uri kubwejagura mu matwi y'umuntu w'umugabo. Ferdinand nawe ni inganzwa uri gusebya undi mugore mugenzi wawe. Ferdinand nawe ni umugabo w'inganzwa pe gute nta kuntu wanjye inyuma ngo nduhire mu matwi nk'ikivumvuri urimo uvuga amagambo adafite 12 ngo ugiye gukwa porodinga ngo kuri YouTube uri gusebya undi mwana ngo ntabwo ibyo bintu bibaho. ntabwo ibyo bintu bibaho ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru bino nibikomeza Ferdinand bazajye kumusuzumisha azaba yararozwe uretse ko n'ubundi nta birenze urugo rwabo naruhaye amezi 2 yonyine. nanze kubeshya abatumirwa hari abaje nanze kubeshya abafana hari abatumirwa nagiye numva kaza ngo urungo nduhaye icyumweru kizaba ati icyo ni kindi icyumweru kizagera ukaza ngewe impamvu natanze amezi 2 ni nko gushyiraho full stop kuvuga ngo amezi 2 ntazare kuki siri kumva uri gutega iminsi urugo rwa Mutesi. nawe tekereza umunsi wa mbere bwitari n'uwa mbere uburyo yaraduhira nk'ikivumvuri mu matwi y'umuntu. Ntekereza ko Mutesi yagakwiye kuba ari muri honeymoon ariko ndebera ibintu biri kumubaho. ase n'abakecuru basigaye bagira za honeymoon none siyakugize bride shower ariko narumiwe n'ukuri kw'Imana siyagize bride shower agomba no kujya muri honeymoon wabona azanagira baby shower none nayizaba reka n'umugeni ako naruriya rufurungana kuri ubanza yaranatwite nta nubwo jewe nakemera ko buriya ataranatwite ni nk'ibyo byose wasanga unabizi sinjya nkumenye. none se reka nkubwire ushobora gusanga buriya hari ukuntu umuntu avuga umuntu ariko akagera akanamugarukira ushobora gusanga impamvu yaraduhira nk'ikivumvuri wenda yaramuhuzwe nuko ntabwo wasanga Mutesi atwite akaba yarahuzwe umugabo ku munsi w'ijoro ry'ubukwe ngo bajya bahurwa ijoro rya mbere kandi ijoro rya mbere nta cyabaye yararaduhira njyewe narababwiye ko bari basanzwe babana mugira ngo ngende abeshye ariko njyewe buriya kintu navuga birashoboka ko Mutesi yaba atwite akaba yaramuhuzwe ntago akaba ariyo mpamvu se yanavuga ari amagambo nk'ariya bigaburira ari amagambo rero abagore batwite bagira imishiha akajya kandi bakagira n'amashyari ashobora kureba akabona bitubiye agiye kubura icyo avuga bagiye kumwibagirwa akavuga ati reka nkubiteho madamu si yamusebye babe bari kumvuga mu gihe mbaye ntujemo gakeya. nese ukishimira kuvugwa nabi kuriya we ntekereza ko mu bantu bose bari kuvuga Mutesi nta n'umwe uri kumuvuga neza. ese reka manze nkubaze ubona kuvugwa nabi bimutwaye iki? uriya none se niba umuntu adivorce akane kumuvuga ngo wavuze mugenzi wawe urumva bimutwaye iki? ushatse kuvuga se ko yishimira kuvugwa nabi umugani umeze ng'iki uriya yashize amanegu nk'amannyo ya muhogo nk'inyo ya muhogo
akishimira kuvugwa nabi se. ariko ambwira ni ukuri reka nkubwire ni ukuri Asiya niyihangane pe ni ukuri yihangane amubwira ngo pore hari abantu benshi bakunda Asiya mwarangiza mukazana ubugambo ngo yaravuze ngo ndagukunda sheri ngo mba numva nanaguheka no mu mugongo nuko ntagushobora aramaze ngo tukirirwa nijoro ngo n'amanywa tuvugana ngo kubera ngo ukunda none se bitwaye iki nyine ko amukunda reka reka nkubwire ndabyemera ntashidikanya Pastor Theogene yari umugabo we yari umugabo we yari mujya mukurikirana ikinyarwanda nimujya no gucira abantu urubanza mubanze mumenye aho muhera iyo muva naho mujya yego kubera ko usanga umuntu ari kumenya ahari none ariko atanazi niyo arimo aragana urumva ubwo ugiye kubwira babandi bari kublaminga Asiya banza umenye ngo uwahoze ari umugabo wa Asiya ariwe Pastor Nzahuke Theogene sibyo bavuga uwahoze ntago bavuga ko ari we kubera ko ntago abantu bapfuye bagaruka mu buzima ngo bongere kubana nabo bahoze babana nabo ntago bishoboka bivuze ngo Theogene yarapfuye ntago akiri umugabo yahoze ari umugabo yego kandi aranamukunda ntago amwanga kuko yaramubyariye bafitanye abana yego ntabwo batandukanye kubera bananiranywe yego bahaganye ntabwo huye na Mutesi wica abantu bahagaze agatandukana nabo bahagaze ku bw'ubushake bwabo n'uburaya bwabo bwabananiye urumva ahubwo njye mbona uriya mugore atananyurwa afite defo yo kutanyurwa umugabo wa mbere arakunaniye uwa kabiri arakunaniye uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu bazaza noneho rero sasa mu kinyarwanda cyoroshye cyeruye kinerurutse yego Pastor kuri ino si hasigaye abagabo bafite ibindi bitsina byabo yego kandi nta nubwo yajyanye igitsina cy'umugore we umugore w'ubuzima bwe burakora ntabwo yamusize amuhinduye pararize nta nubwo yamugize barafu ngo adashyuha yumve neza kuba yakunda umugabo n'uburenganzira bwe ni n'ibintu bibaho abantu bose bagira urukundo ahubwo yaba Imana yabigegamo agakunda bikanakunda n'ubwo bukwe bukaba akabona umugabo muzima none ufite umutima ufite urukundo uragiye ufashe amadolari 4,000 urabiriye uramwikururiye umwigize inshuti uyindyarya kugira ngo umuhuze na Steven kubera ko wariye amafaranga aya komisiyo buriya Mutesi ni umukomisiyoneri yashatse no kujya gusambana yarafashe Steven na Mutesi bagiye gusura Asiya bajya kumusura umugambi ari ugusambanirayo kubera ko bari baramaze kuba inshuti urumva bya madolari 4,000 yaragiye akodeshamo abagore b'inshuti ze bambara amakanzu baza muri cya kirori ngira ngo waranabibonye yego ubwo rero we yabibonye nk'urukundo ntabwo yigize amenya ko amafaranga ari gukoresha ataraye ahubwo yaravuze ati uyu mugore niwe nshuti kumva hari n'ibiganiro byigize gutambuka babaza Asiya ngo ukunda nde akavuga uti nkunda Pastor Mutesi ni umwana mwiza nyine Asiya yabonaga Mutesi ari inshuti nziza cyane rero uriya mugore n'imfura nta buryarya agira buriya Asiya nta buryarya agira ni umugore w'imfura ufite umuco mani uzi uko abayeho kandi uko abayeho nta kunyanyagiza uko abayeho ntabwo kunyanyagiza uri kumva aba yari n'indaya yaba ari n'umukire ukomeye cyane yaba ari n'ikirenga yaba ari no hejuru ya Shadibu kubera ko uriya mugore ni mwiza pe urumva ni ukuri ni mwiza anavuga neza kuba yarakunze Steven nta gitangaza kibirimo ikindi cya kabiri abantu bavuga ngo yamuriye amafaranga nta mafaranga yamuriye amafaranga yariye ni ubufasha bwo gufasha umupfakazi ndetse n'imfubyi yego ubwo rero umudiyasipora ni Steven se niwe wafashije uriya mudamu wenyine abadiyasipora bamufasha se ntibaze no kubirata kuri kamera bangana iki baba ari benshi niba umuntu apfakaye twese tubizi mugabo agapfakarira mu murimo w'Imana n'umufashije abakoreye Imana nta gitangaza rero kibirimo kuba yarariye amafaranga yarayariye ariko amafaranga yariye mu nyumve neza ntago yariye amafaranga biturutse mu buraya ngo tuzasambana tuzagira gute we yariye amafaranga nk'imfashanyo ahubwo wamufashaga niwe wari ufite umutima wuzuye abadayimoni cyane yego iyo telefone nziza yarayizanye ngo flat screen yarayizanye ngo yishyure n'abana ishuri nta kibazo yarabikoze yewe na televiziyo yarayiguze yarakoze Imana imuha umugisha ariko nanone ko nabona uriya mugabo ashaka nkaho ashaka ibihembo by'ibintu yakoze oya niba barakundanye yakoze ibintu byiza buriya nanjye nkoreye ibintu byiza nshobora kugukunda sibyo turi abantu kandi abadamu turi inzabya zoroshye uretse ko uriya mudamu azanamo akantu ko kubaza Imana akabanza akavugana nayo urumva akayibaza akavuga ati wa Mana we ko wabigenje gutya na gutya
ko wasaruye imbuto yawe none mana njye nkaba narasigaye bigende bite sibyo ako kantu akamenya no kugashyiramo yibuka Imana mbere na mbere kuko hari ahantu numvishije ari kubwira uriya mugabo ari kumwihutisha ngo ndashaka kuzajya ngo gutanga inkwano ngo muri kiriya cyumweru Asiya akamubwira uti hoya ndabanza tubaze Imana none rero ubwo Asiya ni umuntu ugira umutima mwiza abantu muvuga ngo yariye amafaranga mubyumve abadiaspora bamufasha ni benshi uretse uriya mu diaspora udagira umuco niwe waje gusebya izina ry'abadiaspora ubundi ushobora gusanga ari umudiaspora kutoka Burundi Tanzania kutoka Uganda ugasanga umuntu aragiye ahagamye ka Gitumba akaza ngo ndi umudiaspora ngo nturutse i Bugande umuntu arifata ngo ngewe ngo ndi diaspora akaba atanakugurira n'amazi yo kunywa ukaba urarutwa n'umudiaspora w'umukongomani uzana n'amadolari buriya baba bakongomani n'abadiaspora kuko iyo tubaze mu madolari amafaranga yabaza mu madolari warangiza ukaza nkaho mu diaspora Steven wazahinduye izina se ugashaka n'Inyamerika basi izina rigezweho ukitwa kuvuga ngo amadolari yego umuntu w'umugabo reka nkubwire muri no mezi hari abagabo hakaba n'utugabo bananze kuvuga imbwa kuko umva se bananze kuvuga imbwa kuko nabantukanye ariko hari ukuba umugabo hari no kuba nasugabo umuntu w'umugabo bakogeje amazi bagukanza ibirenge ufashe video yego ukajya kubyerekana isi yose yewe mureke mbona uriya mugabo atanakundaga Asiya ntabwo yamukundaga ahubwo yashakaga ni satani ubundi barengewe mbita ba diakoni kuzimu kubera hari abambari ba satani satani akoresha kugira ngo abashe gufatisha abakozi b'Imana yego ugasanga umuntu araje n'umuntu ugenda ariko nyamara ni diakoni w'ikuzimu arirwa diakoni abantu yego tukabibeshyaho rwose undi kuba umugabo ntabwo ari ugutebeza ishati kwambara sitira ngo ushyireho umukandara urenze urumva niyo wakwambara wundi w'igikoba wahoze ari idarapo ariko byibura kuba umugabo ni ukumenya ko uri umugabo ni umugabo ugira ibanga nta mugabo w'injajwe ubaho nk'uriya ugenda kwiza ubuvidewo nta mugabo w'injajwe ubaho wo gufata rikodi yavuganye n'umukobwa bakundana ngo ajye kuyivuga urimbwa uburimbwa ujya muvuga imbwa mu mazina yazo Steve uburimbwa pe nukuri ibintu byose wakoze byose byaherekejwe n'umuvumo nukuri ko Imana yo mwijuru nta n'umugisha wabona ni zero waruhiye ubusa wahahiye mu kiva tumusabira Imana imbabazi basi umva nkubwira n'ahantu uri nukuri ko Imana wigaye yikomanga ku gituza kuguti ndi ntabwo ndi umugabo wigaye kabiri niyamye abantu mumpamagara muvuga ngo twabonye ngo nimero zawe ngo ku kiganiro ngo none ngo waduhaye ngo amapasi abagabo buretse gato niho hantu ibintu byose ubona by'ubujajwa biri kuza buretse baza nkubwire noneho noneho ni abagabo bashaka abagore icyo nicyo kintu ni ukuri reka nkubwire ntabwo ari abagore bashaka abagabo ariko ngo buriya ngo ko nakubonye ngo muri ino minsi ngo usigaye gukorana ngo n'umugore ngo arekure ibiceri kumva ngo nyine ntese ntukore iki ngo nyine ngo urumva ko hari ukuntu ngo biba byaranze nk'iyo ngo nkaba ngo nahagira ukuntu ngo mbigenza nk'iyo ngo akanyishyura ngo nyine ngo nkamupfubura abagabo nibo bishyura abagore muri ino minsi reka nkubwire ni ukuri ko Imana muri ino minsi hari abagabo bakeneye gutamikwa mu kanwa kujugunyirwa mu kanwa ukarya wicaye ibintu byabaye rivasi byabaye ndongora nitunge abagore b'abakecuru nabo nka ba Mutesi rero bari mu mahirwe harya babyita ngo iki bari gusarura kagahe kajya kanyuramo bakita ngo iki kakandi bakita ngo ikira ako gahe sinkazi Imana kwa kundi basezeranya abantu mu rusengero barishingiye kugarukira Imana ako kantu ntabwo nzi ukuntu bajya Katolike ngira ngo ni kugarukira Imana agahe simbyibuka neza ariko nyine ni nko kuvuga ngo ni uguprofitira mu kavuyo none se ntabwo uri kwemeranya n'abantu bari kuvuga ngo Asiya ni indaya Asiya ari gusiga isura mbi hejuru ku musozi kandi Pastor Mutesi Pastor Theogene yaritahiye ntabwo uri kwemeranya nabo bino bintu nkibyumva bwa mbere nabanje kugira ngo koko ni indaya ariko ndagira ngo mbabwire ngo abantu mwumvise nabi mugatega amatwi yanyu by'ubujiji ntabwo Asiya ari indaya yakiriye amafaranga yahawe nk'ubufasha yakira ibyo yamuhaye nk'uko abandi ba diaspora bose babimuha ntabwo yarazi ko hagamijwemo ibindi pe mumubabarire mumuhe amahoro
mureke yirerera abana mw'abantu. abantu bari kuza muri comment bakavuga ngo Asiya ngo twari twakwibeshyeho rwose mutuze mu mubabarire. Asiya nta nubwo azahinduka. Icyo ngicyo mu naho Pastor Mutesi rero wawe Pastor Mutesi we nta nubwo macakano nako Mutesi sorry Pastor se kuri kuyo Mutesi nge nta nubwo macakano ngo ari kuyeho oya harya ngo yitwa ngo ni Prudence me Prudensienne ariko Prudensienne ni inshinga ituruka kuri Prudence ubundi so nta kwanga kwitana amazina y'abandi mbabarira batazana guhana indasumana none ko nta umuhana ajya kubesera Prudensienne mana yanjye ibikorwa akora ubibona gute? Ibikorwa byande bya Mutesi birashaje biraciriritse ni ugusebya umurimo w'Imana gusa. Buriya jewe ndiwe nakiyambura izina pastor nkaba umugore usanzwe nk'abandi nkajya njya ku gisimenti nkaryoshye nkajya kureba umupira habereye ibirori hose nkinywera n'inzoga sindeka kwiyicisha icyaka. Baba Kristo babazi ngo n'umupasiteri n'umukozi w'Imana ngo atwaturire ngo adusaba Imana imbabazi. Abo bantu zumva baba bataragowe baragose abo barayobewe. nabanza kwetura ibirenge nabanza yihana ibyaha bye no kwihana ni kimwe kureka ni ikindi yihanire kureka yego